Ni umwe mu barimu rwose b'abasore bifuzaga yuko iyi mpeshyi y'uyu mwaka wa 2026 itabasiga ari ingaragu, akaba yari umurezi n'ubundi mu buzima busanzwe muri segonderi. Uyu nguyu rero akaba yaragize gutya agategura ubukwe. Murabizi yuko ibinyobwa bitujuje ubuziranenge byaciwe hano mu Rwanda, byaba ibyengerwa mu rugo, bya bindi biri roko, ubwo turavuga umusururu U5 cyangwa se ubushera bakubyita gutyo, cyangwa se inzagwa n'ibindi by'ibigage ariko bitujuje ubuziranenge utake n'uburenganzira. Urabizi ko leta yagize gutya ikabitangaho umucyo, ikavuga yuko kugira ngo ukoreshe ibirori, ukoreshe ibinyobwa nyarwanda gakondo, ugomba kubisabira uburenganzira. Uyu nguyu rero yagize gutya bamufatana inzoga zitemewe mu rugo iwe. Yiteguraga rero guta umugore mu mago ku itariki 30 z'uku kwezi. No munsi turi kuri 21, uri kumva yuko haburaga iminsi igera kuri 9 gusa, ariko bamutaye muri yombi ejo ku itariki 20. Uri kumva n'ubundi ihari vuba cyane. Ubu ngubu rero ari mu maboko atari aye, bivuze yuko ku itariki 30 bishobora kutazamuhira. Ni ibintu bibabaje cyane. Iyi ni Kigali Top Trends, twifuriza gukomeza kugenda ugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza mu byo uba urimo byose. Umwarimu rero waburaga igihe gito cyane kugira ngo akore ubukwe yatawe muri yombi bitewe n'inzoga zitemewe, niko ibinyamakuru byose byakomeje kugenda byandika. Umwarimu rero yaburaga iminsi igera kuri 10 gusa atabwa muri yombi. Ubu ngubu harabura iminsi 9 akaba akiri mu maboko atari aye. Ni mu murenge rero wa Busasamana, ni mu karere ka Nyanza, ubwo ni intara y'Amajyepfo, murabyumva. Uyu nguyu rero arazira gukoresha inzoga zitemewe. Uyu musore rero usanzwe ari umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye yatawe muri yombi kuri uyu wa kane tariki 20 Kanama 2026, afatiwe ahazwi nko kuri 40, aho ngaho ni mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana. Karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana, ahazwi nko kuri 40. Abantu bakunda kugenda ziriya nce cyane aho hantu murahazi, n'uwo muntu turi kuvuga mushoboye kuba mumuzi. Ushobora kujya muri comment ukandika ukatubwira ati uyu muntu ndamuzi koko, babimufatanye n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu mwarimu rero ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana. Yajyanwe nyuma y'uko rero iwe afatiwe inzoga nyinshi zitujuje ubuziranenge, nazo zahise zijyanwa aho zigomba kwangiririzwa kugira ngo nyine zitazanduza abandi bantu cyangwa se bakaba banazinywa. Uyu mwarimu kandi amaze iminsi ari mu myiteguro y'ubukwe, akaba yaramaze iminsi yitegura, akaba yaraburaga iminsi igera ku 10 gusa, dore ko rero ngo azasezerana ku itariki 30 Kanama 2026. Amakuru rero avuga ko bikekwa ko rero mu rugo rw'uyu mwarimu hari ububiko bukomeye cyane bw'inzoga zitujuje ubuziranenge, kuko rero hakuweyo nyinshi cyane, dore yuko zapakiwe imifuka irenga 50 yazo zose, za zindi zose muzi bakuye ku isoko. Ntawe uzi niba uko polisi ikomeje kugenda imubaza ari buze kuvuga niba koko izi nzoga zari zitegerejwe kuba zakora mu bukwe cyangwa se zakora mu birori byiwe yari ateganyije ku itariki 30, cyangwa se yari agamije kuzibonamo inyungu. Ubwo nicyo kizanatuma arekurwa cyangwa se akomeza kugenda afungwa. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze rero buvuga ko izo nzoga zatahuwe mu rugo rw'uyu mwarimu nyuma yo guhabwa amakuru n'abaturanyi be, nk'uko rero byemejwe na Bisengimana Joseph, umukozi ushinzwe imari ndetse n'ubutegetsi mu murenge wa Busasamana. Uyu mukozi rero w'umurenge wa Busasamana yagize ati rero twagendeye ku makuru twahawe, tugezeyo rero tuzisangayo nk'uko n'ubundi babitubwiye. Mu karere rero ka Nyanza
ni kamwe mu duce twakunze kumvikanamo rero inzoga zitujuje ubuziranenge na mbere y'uko inzoga zihagurukirwa izizwi cyane nk'ibyuma zamaze gucibwa ku isoko ry'u Rwanda, ndetse rero inzego zikaba zikomeje guhiga bukware ndetse no gutahura abakiri muri ibi bikorwa byo kuba bafite inzoga zitujuje ubuziranenge. Ubwo rero hatangiraga umukwabo wo guca izi nzoga zitujuje ubuziranenge, polisi y'u Rwanda rero yavuze ko rero abatazubahiriza igihe bari bahawe kugira ngo zijyanwe aho zigomba kujyanwa zangirizwa cyangwa se zisubizwe mu nganda, ati rero bagomba gukurikiranwaho icyaha gikomeye cyane. Icyaha gikomeye cyane ni icyaha cyo kwigomeka ku mategeko, ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Naba ari njyewe rero nabe ari nawe dufatwa turi gukomeza kwigaragambya ku mategeko y'igihugu, kumva ko uyu nguyu rwose yahise ahura n'umwaku ukomeye cyane, n'ubukwe bwiwe bushobora kuzatinda cyangwa se bukagenda na nabi, ugasanga n'akazi kiwe bigenze nabi. Ni ibintu nyine bitaba ari ibyiza. Iyi ni Kigali Top Trends, ugira ibihe byiza.